Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda yasabwe gufunga imyaka 16 mu bivuga ko ari akagambane ka Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2016 akaba umuyobozi w'irushanwa Miss East Africa ndetse akaba n'umwe mu Miss bamaze kwiteza imbere mu Rwanda. Bana na Intego TV tukugeza amakuru agezweho buri munsi. Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid yaburanye mu muhezo nubwo yifuzaga kuburanira mu ruhame. N'urubanza rwabereye ku rukiko rw'isumbe rwa Nyarugenge ruherereye i Nyamirambo munsi yahazwe nka Tapi Rouge. Ubushinjacyaha bwasabiye Kagame Ishimwe Dieudonné wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda gufunga imyaka 16 ku byaha aregwa nk'uko amakuru twakuye mu rukiko abivuga. Urubanza rwe mu mizi rwatangiye kuwa gatatu mu rukiko rw'isumbe rwa Nyarugenge ruherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho umucamanza yahise ategeka ko rushyirwa mu muhezo nubwo mu mashusho dufite agaragaza Prince Kid ari gutakamba avuga ko nta kintu yakoze gikabije cyatuma urubanza rutabera mu ruhame ngo rubanda nyarwanda bamenye ukuri. Uregwa we yabanje gusaba ko urubanza rubera mu ruhame kugira ngo abantu bamenye ibirukubiyemo. Ishimwe uzi nka Prince Kid ariko ibyaha bibiri bishingiye ku birego by'umwe mu bitabiriye Miss Rwanda, gusaba undi ishimisha mubiri ishingiye ku gitsina no guhoza ku nkeke no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Mu maburanisha yabanje Ishimwe hakanye ibyaha yarezwe avuga ko ari umwere. Mu kwezi kwa Gicurasi, ndavuga ukwezi kwa gatanu, yakuweho kimwe mu byaha yarezwe cyo gusamanya undi ku ngufu. Mu iburanisha ryabaye kuwa gatatu mu muhezo ubushinjacyaha bwasaba Ishimwe Dieudonné gufunga imyaka 16. Ishimwe yatawe muri yombi muri Gicurasi uyu mwaka wa 2022 nyuma y'ibirego byatanzwe n'abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu myaka ishize. Yafashwe ku itariki 25 Mata 2022. Perezida w'uruyoboye inteko iburanisha yategetse ko urubanza ruzasomwa tariki 28 z'uku kwezi Ukwakira. Nyuma y'ibirego kuri Ishimwe, leta yahagaritse by'agateganyo irushanwa rya Miss Rwanda, kimwe mu bikorwa by'imyidagaduro bikurikiranwa na benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Imibare yerekanaga ko Miss Rwanda yakurikirwaga na miliyoni 46 ubwo yabagira ikuba. Reka turebere hamwe itabwa muri yombi rya Prince Kid, imva n'imvano yaryo. Ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda si inkuru y'ubu kuko yatangiye kuvuga mu myaka myinshi ishize. Icyo gihe byavugaga ko abakobwa bajyamo basabwa kuryamana n'abategura irushanwa kugira ngo bagire amahirwe yo gukomeza, ariko ibimenyetso bikabiyanga. Byaratutumbye karahava mu itangazamakuru, inkuru zirasohoka ubutitsa. Byageze mu 2019 bitangira gufata indi ntera, inkuru zirasakara ko umukobwa wese ujyamo asabwa kugira ngo abumbure ibibero ngo amurebe icyoroshye. Ugiye mwishakira kuri internet nta kinyamakuru na kimwe cyo mu Rwanda kitanditse kuri iyi ngingo. Nejo bundi aho shene zibereye nka fanta n'amata bikonje, umukobwa wese aganizwaga kuri Miss Rwanda ntihashiraga iminota atabajijwe kuri ruswa y'igitsina. Nta numwe muri abo bose wigeze yemera ko yaba yarayatswe kugeza ejo bundi aha mu 2022 ubwo Ishimwe Dieudonné uyobora irushanwa rya Miss Rwanda yatabwaga muri yombi. Amakuru yizeye twabonye nuko hari abakobwa batanze ubuhamya bemera ko usibye kuba baratswe ruswa y'igitsina banasindishijwe bagahabwa urumogi ku ngufu bakanasambanywa. Muri bo harimo bataragize amahirwe yo gutsinda muri Miss Rwanda inshuro zirenze imwe bagashaka ko bagerageza amahirwe yabo mu yandi marushanwa akurikiyeho. Bene abo bakobwa bivuga ko bagiye bizezwe ibitangaza na Ishimwe akababwira ko azabafasha ku buryo bazagera kure mu irushanwa bikarangira begukanye amakamba. Urugero ni urw'umwe dufite amakuru yizewe bivuga ko yari afitanye gahunda na Ishimwe aho kugira ngo bahurire ku biro bya Miss Rwanda mu mujyi wa Kigali. Uyu musore akamushyira mu modoka akamujyana iwe i Kanombe. Yamuzamuye mu nyubako atuyemo ahita amwinjiza mu cyumba cye, arangije ngamuzanira rikeri. Umukobwa nyohewe yumva irura amubwira ko atayishobora, ngo yamuvangiyemo umutobe, arangije amusaba kugerageza ariko nabwira munanira. Amakuru avuga ko muri ako kanya umusore yagarutse afite urumogi rutekeye akamusaba gukururaho inshuro 3. Uyu mukobwa ntabwo yigeze asobanura amagambo y'Ikinyarwanda ko icyo yahawe ari urumogi, ariko yarwise weed nirwo rumogi. Byaje kurangira umukobwa abuze uko yikura ahantu aza kugarura ubwenge yamaze gusambanya. Umusore amaze kubona ibibaye bivuga ko yatangiye gusaba umukobwa imbabazi, anamwizeza ko azamufasha mu buryo bwose. Yamwijeye ko nasura muri Miss Rwanda azamuhesha ikamba, kazamufasha akamurihira amashuri ndetse akazamwitaho mu buryo bushoboka bwose.
uwo ni umwe wafatiranywe n'intege nke no kuba yari yagerageje amahirwe y'inshuro nyinshi ariko ntiyegukana ikamba muri Miss Rwanda. Undi ni uwashyizwe ku nkeke ubutitsa kugira ngo asambanywe, bigera naho ngo umunsi umwe Ishimwe Dieudonné yamukomangiye ijoro ryose ku cyumba cya hoteli yari arimo. Amakuru avuga ko icyo gihe Ishimwe yasabye uwo mukobwa ko baryamana, undi akamuhakanira, bakaza kwisanga bari muri hoteli imwe. Umusore yakomeje kumutetiriza bigera mu masaha y'ijoro agana saa 7 ubwo umusore yamukomangiraga ubugira gatatu. Umukobwa abonye ko urwo rugamba rusaba izindi ngufu, yatangiye kugisha inama abo yafataga nk'abakuru be mu irushanwa kugira ngo yumve niba ibiri kumubaho nabo byarababayeho. Umwe n'umwe ngo wamugiriye inama yo kwihagararaho akaba kuryamana na Ishimwe mu gihe cyose ubwe yaba atabyiyumvamo. Kuba Ishimwe yarahakaniwe n'umukobwa umwe bikamenyekana mu bandi, byahise bitangira kururukana n'abari bafite akagononwa mu mutima batangira kubivuga. Iperereza muri RIB ngo rimaze imyaka 3. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yatangaje ko RIB yatangiye iperereza mu 2019. Nta muntu n'umwe yari watangiye ikirego, ahubwo ngo urwego rwifuzaga kumenya ukuri kubivugwa muri rushanwa. Ku rundi ruhande ariko mu gutangira iperereza ntabwo RIB yari yorohewe no kubona amakuru. Mu 2020 nibwo RIB yongeye kubura ikirego umwaka ushize 2021 barongera kugeza mu 2022 aho batangiraga kubona ibimenyetso bifatika bishinja uyu mugabo Ishimwe Dieudonné gufata ku ngufu abakobwa. Dr Murangira yongeyeho ko nubwo iperereza rigikomeje hari amakuru yatanzwe ndetse bari gushingiraho mu butabera kugira iki kirego kigezwe mu rukiko. Aha ndi kukubwira uko byagenze kugira ngo Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid atabwe muri yombi ageraho gusabwa gufunga imyaka 16. Nyuma yuko bije gutangazwa ko Prince Kid yatawe muri yombi ejo bundi kuwa agasabirwa gukatirwa imyaka 16, hari amakuru yatangiye gucaracara ko Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016 yabafite uruhare muri ibi bintu. Mu kwezi k'Ukuboza 2021 igihe Mutesi Jolly yitabiriye irushanwa rya Miss Staff, umwe mu bari bagize akanama nkemuramaka akaba n'umwe mu bayiteguraga. Icyo gihe yaravuze cyane mu itangazamakuru rya Tanzania ibintu byamwongereye icyizere. Nyuma y'irushanwa Mutesi Jolly yagarutse Kigali afite umugambi umwe rukumbi. Uwo mugambi wari ugwirika Prince Kid akamwaka burundu irushanwa rya Miss Rwanda nkuko amakuru dufite abivuga. Mutesi Jolly akigera i Kigali tariki 16 Werurwe 2022 yitabiriye ibihembo bya The Choice Awards. Nyuma nta kurya iminwa yatangarije umunyamakuru Emirene kumugaragara ko Prince Kid Miss Rwanda yagize nk'akarima ke ndetse ko yiteguye guhangana nawe. Abenshi bagize ngo ni ibintu bisanzwe, nyamara Miss Jolly yaratangije intambara yeruye kuri Prince Kid. Katujye mu makuru avuga ko hari abafatanyije na Miss Jolly mu gucura uyu mugambi. Mutesi Jolly na Joel Rutaganda warushinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda bacuze umugambi w'uburyo bazanyaga Prince Kid irushanwa. Nibyari kuborohera kubona ikintu cyatuma Prince Kid yamburwa irushanwa, gusa nk'abantu bari bamaranye imyaka myinshi na Prince Kid ari na boss wabo, bari bamuzi bihagije n'amabanga bafitanye hagati yabo bwite ndetse n'amabanga y'abakobwa baciye muri irushanwa. Rutaganda Joel na Jolly bafashe icyemezo ku buryo bumwe bwonyine Prince Kid yatakaza Miss Rwanda ari uko yashinjwe ibyaha yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa. Mwibuke ko ibi byaha koko biramutse bihari byaba byarabaye abantu bombi bari mu buyobozi butegura Miss Rwanda bari kuba babizi. Gushinja Prince Kid ibyaha yakoreye abakobwa mu gihe cyashize ntibyari gupfa kwemerwa, dore ko no kubona abakobwa bemera kubivuga ku karubanda bitari gukunda. Hari hakenewe ibimenyetso simusiga byako kanya. Uko niko ngo Miss Muheto Miss Rwanda 2022 yinjiye muri operation yiswe Take Prince Kid Down. Eto Divine kuza kwe muri Miss Rwanda 2022 byaranzwe no kwamamaza bikabije ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga zose zirimo YouTube, Instagram, Twitter n'ahandi. Kandi mu gihe gito ibintu byatunguye benshi, gusa ndetse bamwe bagendera mu gikundi bati Miss ni Muheto icyo gihe yaratarambika ikamba. Joel Rutaganda warushinzwe itangazamakuru twavuze haruguru na Miss Jolly bivuga ko aribo bateguye no mukobwa kugira ngo aze mu irushanwa azaritsindire. Muheto ni mwene wabo wa Joel Rutaganda, bivugwa ko ari nyirarume. Rero Muheto yaje muri Miss Rwanda 2022 ari turufu ikomeye cyane. Jolly na Joel ngira ngo muri bukija mu Mutesi Jolly yavugira Rubavu ku cyumweru tariki 30 Mutarama 2022 abwira Muheto ngo uri mwiza pe. Ibyakurikiye mwese murabizi. Muheto Divine yagombaga kuba Miss Rwanda 2022 kuko nagihindutse
ibintu byaje kuba gutyo. Muheto yaratojwe kugera ubwo ku munsi wa nyuma yasubizaga ikibazo agakoresha amagambo Mutesi Jolly yakoresheje muri Miss Rwanda 2016 ijambo kurindi. Ijoro Muheto yabayemo nyampinga, abakobwa batatu bitabiriye Miss Rwanda banatsindiye amakamba, babuze telefone zabo ndetse na Miss Jolly icyo gihe abura mu gihe bagombaga kwifotozanya n'uwari ubaye Miss wari ubasimbuye. Telefone zibura, ni nacyo gihe Miss Jolly yaburiye ahari kubera irushanwa rya nyuma. Icyo gihe Megan yaraje abwira Prince Kid ati ni Miss Rwanda 2019. Yaraje abwira Prince Kid ati Jolly yabuze kandi turamukeneye kugira dufatane ifoto na Muheto. Ndavuga Divine Nshuti Muheto akoreshwa mu mugambi kugira ngo azashyire hasi Prince Kid, abikoreshejwe na Mutesi Jolly ndetse na Joel Rutaganda wahunze u Rwanda mu gihe ikirego cya Prince Kid cyatangiraga. Uyu mukobwa ngo yarakoreshejwe, Mutesi Jolly akajya musaba ubutumwa yandikirana na Prince Kid buri munsi. Uyu mukobwa gusa kugeza icyo gihe ntiyarazi icyo ubu butumwa Mutesi Jolly azabukoresha. Si amajwi gusa kuko Jolly yatumye Muheto kwa Kid, bivuga ko tariki 4 z'ukwa 2022 ubwo Prince Kid na Miss Muheto na photographe wabo bari muri Hotel Kirebi Karongi, aha bari bagiye guhura na guverineri mu ijoro rya mbere. Barayeyo ahagana saa 7 z'ijoro. Mutesi Jolly yandikira Muheto amusaba kumuha ubutumwa bwose ari kugirana na Prince Kid. Muheto yarazimuhaye, ariko ubwo nabwo ntiyarazi icyo uyu mukobwa azazimarisha. Mutesi Jolly na Joel Rutaganda si bateguye Miss Muheto gusa, ahubwo ari n'umukobwa witwa Akariza Hope. Akariza yagiranye umubano na Prince Kid uzwe mu itangazamakuru hose. Mutesi Jolly yegereye Hope amusaba gushinja Prince Kid ko yamufashe ku ngufu, ariko Hope ntiyashakaga gushinja Prince Kid. Gusa Mutesi Jolly ngo yateye ubwoba uyu mukobwa ko natabikora azamurega ko yakuyemo inda ya Prince Kid. Akariza Hope yemeye gushinja Prince Kid, avuga ko yamuhaye urumogi akamusambanya. Mu ibazwa rye mu rukiko yavuze ati Prince Kid yamfashe ku ngufu rimwe gusa, ari nabwo bwa mbere twaryamanye, ubundi twaryamanye ninjye wamwiheraga ku bushake. Uyu mukobwa icyo gihe iyi skandal gitangira byabaye ngombwa ko inzego z'umutekano zibyinjiramo zitangira gukora iperereza kuri iyo rwaserera yose. Icyo gihe ba nyampinga bose batawe muri yombi, barimo Naomi, Liliane, Megan na Elsa n'abandi, nubwo bitamenyekanye babafunze iminsi 4 ndetse basabwa gutanga phone zabo na password zazo kugira ngo harebwe ubutumwa bandikiranaga na Kid. Icyo gihe Miss Elsa Miss Rwanda 2017 yabaye ibamba, yanga gutanga password agumamo, abandi barataha. Nyuma yo kubona ko inzego z'umutekano zibyinjiyemo, Mutesi Jolly yahiye ubwoba kuko yarazi ko nibikomeza gusakuza no buryo bumwe cyangwa ubundi yari gutabwa muri yombi, kuko umuntu wari uri mu kanama gategura Miss Rwanda ndetse kagashyirwa mu majwi ko bacuruza abakobwa nawe yari kwisanga muri iki kirego. Amakuru ariko dukuramo imbere muri RIB avuga ko uyu mukobwa nawe yatawe muri yombi iminsi igera kuri 3, nubwo batubwiye ko banzi ko byijya bitangazamakuru. Mutesi Jolly ngo niwe wihishe inyuma y'ibi byose by'irifunwa rya Prince Kid, aya majwi mwumvisha Muheto n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose tuvuze haruguru bya Mutesi Jolly nta rukiko rurabyemeza, usibye ko ari amakuru ari gucaracara kuri izi mbuga nkoranyambaga. Iyi yari Intego TV.